Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini cyane turabibashimira. Uyu munsi nabateguriye izina rihabwa n'umuhungu ariryo Thomas, basaba gukora subscribe, share ndetse na like kugira dukomeze tuzamurane. Igihe mwumva kandi ugiye kubagezaho ikiganiro ni Yvonne, mbahaye ikaze. Izina Thomas ni izina rifite inkomoko mu Giheburayo, aho Thomas bisobanura impanga cyangwa abavukanye ari babiri. Thomas kandi ni izina rigaragara muri Bibiliya, aho Thomas yari umwe mu bigishwa ba Yesu. Thomas kandi bisobanura umuntu ushishoza, wifuza kumenya ukuri, w'inyangamugayo kandi ufite umutima wihanganira ibigeragezo. Izina Thomas bivuga umuntu utajya wemera ibintu kuko abandi babivuze, ahubwo ashaka kubyumvisha n'amatwi ye, kubisobanukirwa no kubimenya neza. Ba Thomas baba ari abanyabwenge n'abashishozi. Thomas ahora ashaka kumenya impamvu y'ikintu cyose, ni umuntu w'inyarukundo kandi w'ibitekerezo. Ba Thomas bafite ubushake bukomeye, iyo biyemeje ikintu baragikora kandi bakagikora neza kugeza ku musozo wacyo. Ba Thomas barizerwa kandi bagira ukuri, ntibakunda kubeshya cyangwa kuvuga ibyo batazi. Bafite umutima mwiza, nubwo bashobora kugaragara nk'abantu batavuga, ariko bagira impuhwe nyinshi mu mitima yabo. Ba Thomas baratuje, ntibakunda kuvuga byinshi, ahubwo ibikorwa byabo nibyo byivugira. Thomas ni umuntu uhamye kandi utekereza cyane. Akunda gusuzuma ibintu byose mbere yo gufata icyemezo. Thomas akunda gukora ibintu mu buryo bufatika, butunguranye kandi bwumvikana. Ntajya yihuta cyangwa ngo agwe mu makosa, akora ibintu mu buryo buciriritse ariko bufite umusaruro. Thomas iyo yizeye umuntu aba inyangamugayo cyane kandi ntajya amuvamo. Ibyo ba Thomas bakunda: ba Thomas bakunda ukuri n'ubwenge, akunda ituze n'amahoro mu buzima bwe, akunda gusoma, kwiga cyangwa gukora ibintu bisaba gutekereza. Bakunda abantu b'ukuri n'abizerwa. Ba Thomas kandi bakunda ibikorwa bifite umumaro kurusha amagambo. Ibyo ba Thomas banga: Thomas yanga ibinyoma n'uburyarya, yanga abantu bavugira ibintu ku busa cyangwa batagira gahunda. Thomas yanga ishyari, amagambo menshi n'umuvurungano. Thomas kandi yanga guhatirizwa ikintu akora atabishaka. Thomas yanga guhubuka no gufatwa nk'umuntu utagira agaciro. Mu buryo bwimbitse, Thomas ni umuntu w'ubwenge, w'umushishozi, w'ukuri n'ubwitonzi. Akunda amahoro, ukuri n'ibikorwa bifatika. Yanga ibinyoma, amagambo menshi n'amanyanga. Ni umuntu wizewe, wiyubashye kandi ufite umutima w'impuhwe. Izina Thomas mu mateka ya Bibiliya: Thomas yari umwe mu bigishwa 12 ba Yesu, yagaragaje imico yo gushaka kumenya neza ukuri, ariko nyuma aba umwe mu bahamya bakomeye b'ukuri n'ukwizera. Ibi bituma Thomas rifatwa nk'irivuga umuntu ushidikanya ariko akagera ku kuri binyuze mu bushishozi n'ubwenge bwe. Izina Thomas naho rirangiriye, basaba gukora subscribe, share ndetse na comment, kandi na like kugira dukomeze tuzamurane. Ntimuzacikwe ikiganiro gitaha. Murakoze, ibihe byiza.